ahubwo nge naje kumwumva kuri radio numva uburyo cyavuga numva hari akantu gatandukanye noneho muhamagaye aranyitaba kandi ari kuri radio umuhamagaye uti diplomate ndumva watwitse narababagaye urumva cyo twitwaga namwitaga se diplomate ko namwitaga sheri mwitaga sheri ubumvaga mugiye gukora ubukwe numvaga ko nindangiza segonderi uzahita umusaba ko mu bana nuko ubwo ngubwo muhamagaye numva aritabye numva ari mu rusaku kandi ari diplomate uri kuri radio ndavuga man ibi ntabwo byaba biri kuba ndavuga se none se ko ndi kukumva bagutumiye nkaba ndi kumva uri ahantu habiri icyarimwe bimeze bite nawe ubwo wakundanye n'umuhungu ako niryabiye mu rugo umukobwa nawe twiganaga ko abakobwa bagira abakuru ndabakunda cyane abarasha ati byuka ni habaye iki ati wabuze ko umugabo nako sheri wawe arimo gutegura ubukwe ndavuga turabeshya ahamagara undi uri mu bukwe neza ndavuga ati se biti ni byiza runaka se ubukwe bwe waba utashye cyangwa ni bimeze bite ati ubu ngenda hari we noneho aburimo ati kagira inkuru se bwabereye mu ntara bereye mu ntara ati none se wadufasha ukaduhereza agafoto k'abageni ati mu minota mike mutegereze ntabwo twategereje igihe kirekire ifoto barayiguhaye yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukuri Isimbi TV nizere yuko bimeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyanye by'isi ubuzima bumeze neza niba bitameze neza kuri wowe unkurikiye nonaha ndagukomeza ndakubwira yuko ubuzima tubamo ni challenges gusa usanga ari challenges ni hasi hejuru uyu munsi biba byakunze ejo bikanga uyu munsi biba byanze nta kimenyetso na kimwe ubona cyuko bizakunda ejo nyagasana kabihindura nta mpamvu yo gucika intege igihe cyose haba hari ibisubizo igihe cyose haba hari inzira uriya se hari igihe ugera amaso ukabona nta nzira burundu bikanarangira kuko byanze bibaho cyane ugiye kuri experience yawe hari igihe wigeze ugeramo ubura inzira birangira uyibuze burundu wenda kuri njyewe kuko ndi n'umukristo buri usenga nkeka ko ibintu byose imbere y'Imana birashoboka ariko mu by'ukuri nkuko ngukuvuga ngo ejo bigakunda iyo uvuga ngo ejo ugira ngo nejo mu gitondo erega ejo hahora rejo nyama se buriya bishaka kudakunda ejo nk'ukuri kuvuga umunsi w'ejo kwa kangahe bikazakunda nko mu mwaka utaha birashoboka ahubwo bikazakunda kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru yego nabyo birashoboka ariko si buri gihe icyo mba mvuze nuko ntabwo ibyo uko dutekereza ibintu nuko twifuza ibintu n'igihe dutekereza bikwiye kuberamo ntabwo ariko bigenda hari ibyo twifuza hari n'uburyo tubyifuzamo n'igihe twifuza yuko ibyo bintu byaba icyo gihe ni ibintu bibiri bitandukanye cyane wenda wifuza ko uyu munsi nyagasana agira ikintu runaka agukorera ukeneye ko aguha ifunguro n'urugero ukeneye ko wagiye guhaha ukeneye ko uronka uyu munsi nturonka ariko wagera mu rugo ugasanga umuvandimwe mu bana cyangwa abo muturanye bafite icyo kurya mugasangira buriya nyagasana aba yabikoze ntabwo inzira iba yabuze abacishije muri abo ngabo ukabona inzira nicyo ngicyo mba mvuze ariko kubizera Imana byo ejo birakunda se nta na rimwe byakunze ukavuga uti ahubwo bihora bikunda aho naturutse nshingiye ku kintu runaka nanyuzemo nkakivamo uyu munsi nkaba ndi muri iyi position bijya bikunda cyane bijya bikunda okay twakiriye uyu munyarwandakazi wambaye fime bari kubireba uyu muntu agashyiramo kugira ngo fime ngo zituma ntagira isoni ngo cyangwa ngo ntagucishamo ijisho muri fime buranga abantu bareba abo batakureba mbese ntabwo uri kundeba ubu wari nshishije ubu ntabwo uri kundeba ikiza nawe urayambaye wagiye ntabwo nambara fime mu buzima bwanjye ukuntu namera neza okay reka nzikure oya ntacyo oya singohotere nazikuraho mu kanya nshaka kureba neza kuko ndi kubona ikirere gitangiye singohotere turaganira byinshi by'umwihariko ku buzima bw'imibanire y'abantu n'abandi asanzwe ari umuntu wabaye mu itangazamakuru igihe runaka
aza kubivamo abikora mu bundi buryo. Reka ntangire kuri presentation yawe, ikiganiro gikomeze nyuma. Ninde twakiriye none ahangaha? Okay, murakoze Sabin, mwakiriye Princess Diana. Princess Diana? Yego. Fundanga muntu handitseho ngo ndakubwiza ukuri ndamutse mvuze iryanditse ku ndangamuntu. Ngiye gutuma nkoherereza amafaranga mfite yose kuri mobile money. Abantu bakumirwa. Nkoherereza amafaranga mfite yose. Asubwo uko nugushaka kureba izina ryanjye. Oya ngewe ntago numva uburyo umuntu afata umwanzuro utagayitse wo kutavuga izina rye. Oya nje nuko nitwa ariko baranzi nitwa Princess Diana. Nibisanzwe abantu bari barambuze kuri Prime TV, ndabiza abafana bacu baratubuze barankumbuye, ariko you guys najya ngomba izina ryawe naribonye. Mbabara nturivuga. Ndakwingiza. Ntago ndisetse nturivuga ariko ni ryiza. Ni ryiza ariko ntago nshaka kurivuga kuko bamenye kuri Princess. Oya ni Princess uyu muntu turi kumwe rwose. Ariko amazina yawe genda yabonye. Ibisigaye nyagasana duhana umugisha. Amen. Ya nkuko nitwivuga nanjye ndi umunyamakuru, nawuze nkora kuri Prime TV, nakoze kwitangazamakuru bitandukanye kuri City Radio, kuri ni nyinshi. Ariko kuri ubu ngubu ndi gukora kuri YouTube channel yanjye yitwa Shine TV. Kubera iki utakiri muri mainstream media ukaba waraje muri blogging? Sabin, ntago navuga ngo wenda nabivuyemo burundu ngo sinzasubira kuri televiziyo runaka cyangwa se kuri radio runaka, ariko kuri ubu ngubu iki gihe ubu ngubu nabaye mpaye umwanya YouTube channel yanjye kuko ni narayiburi umwanya pe. Urore wiri umwanya. Uvuga ngo hagarika kuri televiziyo uyikorera channel kugira ngo uyibonere umwanya. Deja ari hari nubundi nari ndi kuri televiziyo niyo YouTube channel hari. Ariko noneho byabaye ngombwa ko bambiretse kugira ngo nyumwe. Byabaye ngombwa ko byabaye ngombwa. Sabe. Yego. Nuko. Yitwa Diana. Princess byari ndine ngiye kurivuga nko kabyara. Nyagasani mfasha niba ngiye izina sindivuge. Kuko ni ryiza. Ni naryiza ariko pe. Ariko reka mera kuri iki kintu. Harinjira mu kiganiro. Yego. Kuki umuntu ashobora kubaho afite ikintu runaka kiremereye umutima we kijyanye n'ubuzima bwe, ahanganye nacyo isi itanakizi, akaba adashobora kwibohora ngo afate umwanzuro mwiza kivemo? Mereye nk'urugero rw'izina. Izina wenda nk'urugero witwa izina ritakunyuze ugahita wita Princess kubera ko irindi ntabwo rishaka cyane kurishyira mu ruhame. Ntago ari uko udashaka kurishyira mu ruhame, sibyo? Ura hari izina nyine, hari izina ushaka kwiyita ukabona ntiricuruza pe. Ukabona ntiricuruza. Ariko kundanga muri ntago ricuruza. Ariko kundanga muri se kundanga muri rira seri. Kundanga kugenda nyine ibintu biri official genda nta bindi bita birangira. Ariko nkahanga koko rero mugiye nk'itsinda, mugiye nko mu gihugu runaka mwarasabiye visa rimwe. Baravuga bati Sebigori passport yawe mukabona mukabona hahagurutse Junior Giti yamaye. Uyu Sebishyimbo guti gutyo mu byukuri abitwaye amazina ntago ari uko mbasuzugwa, ahubwo hari gihe donc izina ry'umuntu ribatunguranye naryo ugasanga ntajya arivuga na rimwe. Yego, hari amazina adacuruza pe. Niba kuri wowe mwumva ku mutima bitaryoshye 100% uzagenda ubabwira uti oya no riraryoshye Sabe, batagira izina ryanjye ntago ndikunda abanyarwanda uzagenda ubabwira uti bandika n'ubundi abantu bose basika ariko nitwa pe. Okay, twinjiye mu kiganiro. Yego. By'umwihariko usanzwe ukora ibyo biganiro bigaruka ku buzima tubamo. Yego. By'umwihariko abajene, abakobwa cyane cyane. Yego. Ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'imibanire hagati yabo n'abasore cyangwa n'abagabo. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu biba mu challenges abantu batamenye ukuntu barwana nazo cyangwa se banazigeramo ntumenye ukuntu ugomba kwitwara. Hari byakubayeho, sibyo? Kuri buganire abantu bakabikuramo isomo. Ariko ntagera kuri icyo ngicyo reka mbanze nkubaze mu buzima busanzwe uri muntu ki? Kuyo nibyo uvuga nibura abantu baze kubivalida. Mu buzima busanzwe iyo umuntu avuze statiye amenye uwo avuze uwo ari we, hari igihe umuntu abyumva kurushaho. Yego, mu buzima busanzwe ndi umudamu, ndubatse, hari ibindi se ubwo? Nta bindi. Tumva ari ibyo. Hanze y'ubuzima se urimo bwo kuri kamera nta kindi kintu ukora? Hanze y'ubuzima sibyo kuri kamera nta bindi. Nta bindi.
ugasa neza bigakunda. Urabona ntasa neza se? None se abantu baba kuri kamera rega iragira iragabura amafaranga. Nubwo wenda abantu bashaka kubona akabona abantu bakora ama YouTube channel njya numva mentalite z'abantu bavuga ati akose bari abantu kari akazi ibi bintu kwirirwa bavuga utunga umuntu mikro ngaho mu muhanda barakubonye wenda ufite mikro bitewe n'ibiganiro ukora kavuga ati se uyu muntu ni umusaza hari bakuye amaboko mu mifuka bakareba uturimo tw'amaboko kandi mu by'ukuri ntibazi yuko hari abantu bitunze hari imiryango bitunze hari abagore n'abagabo bafite n'abana byishyura minerval barahari cyane. Nsaba cyane. Yego. Ibyakubayeho mu buzima bw'urukundo reka mpere ku rukundo rwawe rwabayeho n'umustar ariko w'igihuha. Byagenze gute? Umutuzo w'umustar se Sabin. Ubundi izi story rero ubundi bigenda gute? Nta n'umuntu utazizi ko nanazivuza ariko nyine bigenda gute kugira ngo umuntu abe yakundana n'umuntu witwa umustari. Ngiye hari umukobwa ujya unyandikira ngo jewe ngo nakundanye na King James ngo yamaze amafaranga ngo nukuri ngo kandi bambwira ko atuyahana ngo wambabare ko kuzamamagara King James ukamubwira ko amafaranga yanjye nyakeneye. Yego. King James muze muraziranye ngo turaziranye tujye tuvugana ariko nta kinyitabo. Nyereka nimero muvuganiraho ugasaga size yamaye ngasanga ni 078879 kandi ya King James ni 073 kandi koko ndabyuta niyeze kumuhamagara ngo mukoresha ikiganiro nawe akoresha Airtel. Rero njyewe bura hari ukuntu abakobwa tujye twitonda cyangwa se bakobwa nje ndacyari umukobwa se bakabona bajya bananyitiranye uko wanyita kose nta kibazo. Hari ukuntu wumva umuntu arakwandikiye ukabona kuri profile ya WhatsApp hariho ifoto y'umustari ukagira ngo niwe. Sibyo ngiye nshobora kuba nkunda umustari runaka narangiza nkamugenda mwiyitirira byo ngibyo byagiye biba kenshi bakidgaje bagiye batwandikira ariko byarabaye ariko ntago yari kidgaje atari we wanyawe. Yego ngiye yaranyandikiye nta nubwo nanjye nyine ndumva yaranandikiye n'uye muhanzi wundi twabivuganye nambwira ngo yamwandikira sinibuka umukobwa nawe w'umuhanzi kazi ko ndumva icyo gihe yarabimbwiye ni Gaga kuko icyo kibazo twari tugihuje na Gaga atwandikira biki n'ibiki. Hanyuma ngiye rero kera ariko hari kera pe n'indi mutoya hari umustar muri 90 nko muri 90 na hari uburigeze kunyandikira nanubwo yanyandikiye yarampamagaye turavugana ariko icyo gihe twahujwe n'umukobwa twiga muri secondaire pe abana muri secondaire baba bari hot babarasima vuga se koko ntaki twigaga hano Sainte Famille hano mu Rwanda ntuzi ibyo bigutwaye ejo bundi 2022 buragari ubusura bona nduwo muri 2000 ra se sibyo ariko ndi nuwo muri 2000 dane ndi hafi yaho nuko uwo mukobwa yankuje n'uwo muhanzi. Icyo gihe nakundaga ibintu by'ubuhanzi nanjye numvaga nifuza kuzaba umuhanzi nuko ampereza uwo muntu bari kuvugana aranje avuga ati ndi kumwe n'umushiti wanjye reka muguhereze. Numva nari kumwe n'uwo mukobwa aravuga ati ndi kumwe n'umushiti wanjye reka muguhereze. Aranje aramumereza turavugana aravuga ati ngiye rero buranitwa diplomate. I was like what? Ukumva sari diplomate? Man, hari abantu bazi kugira gute bazi guhindura amajwi uburyo DPG bimeze bite cyane rwose uko akunda avuga tuje bivugisha ukuntu avuga neza cyane ati ngiye nitwa diplomate ibiki nishimiye kumenyana nawe hari kibazo se Diana mfasha kanimero kawe kandi ayifite deja iyo yari iyo umukobwa yari iyo ni mukobwa yego twiganaga yari kuri call yego muri recreation raro ukuntu abanyeshuri bajya bibeta bakanza akavugisha boyfriend babo undi agasubira mu ishuri. Hanyuma ubwo ngubwo umuntu akabanza kuvugisha boyfriend muri recreation mbaza ngo twigaga mu wakangahe mu wa kabiri nuko wabimenye ubwo se sibyo cyane rwose abantu bagira utwo tuntu ngo reka baze muvugishe ngo mubuze napfa cyane rwose. Ubwo ngubwo arandavuga okay ngiye rero na nimero na telefone mfite urumva gihe na gutunga abana batungaga telefone babaga bari hejuru cyane. Okay nandika nimero ye ngira mu rugo ndamuhamagara ndamuga ati ni Diana arishima biramurenga tukatangira no guteretana.
aho ngaho tutangira guteretana na diplomate yumva twaravugana nese mutangiye mutaranabonana niyo makosa ibaze none nkayibaze nese naguzi ko online love zibaho se ubwo ngubwo turangije twe umva naryamaga nka saa 8 z'ijoro ejo mfite classe mu gitondo ndi kuvugisha umuntu ntazi none akajya mbwira ngo hari umunsi yaje aparika ngo hepfo yo mu rugo urumva ariko hari nijoro ntabwo yashaka ko tubonana ku manywa sinzi impamvu hari nkeka ko simbizi mbari ya no kunshimuta simbizi ubwo ngubwo arambwira ati Diana njyewe rero ndi hafi y'iwanyu manuka gatoya duhure uzunsuhuze uhita ugenda ndamubwira saa 8 z'ijoro muratinyuka mw'abantu saa 8 z'ijoro njyewe mve mu rugo gusa ubwo ababyeyi ntibaryamye ngo waza wana ngo abwira umukozi ngo mukabikina utaramubona na rimwe mu buzima ntaramubona na rimwe nyine ubwo uravuga ati ngwino tubonane ariko mana ndavuga ati rero ntago ngiye iwacu ntago bajya bemera yuko tugenda amajoro banabyutse bakajya kuri toilette bakaza bakareba ko turyamye ntago nzi ko nazagaruka mu rugo ubwo birangira gutyo none sasa mbaza ngo naje kumuvumbura gute ko atari diplomate iryo joro waramucitse ntago nagiyeyo gusa urumva saa 8 z'ijoro koko naba ngiye hehe umwana w'imyaka 10 n'ingahe urumva naba ngiye ahubwo kuko nakundaga ibintu by'imiziki naje kumva bamutumiye ku isango numva ijwi numva uburyo avuga yego barenda kuvuga kimwe ariko ntago ari neza 100%. none se Daya ukiri aho ngaho akiguhamagara akikubwira ati ibi nibi ndi diplomate niki ntago ugeze ufata nimero ye ucekinge ugira abantu baza ese nibura nk'umunyamujyi soba gana mu mujyi se yego ucekinge ubwo bwenge reka mbanze ndebe niba kuko umuntu ari diplomate urabiza abanyeshuri bari muri iyo myaka bari muri za troncome nukuri baba bashyushye nubwo wanatekereza nubwo ushobora no kugira agatekerezo ko kuvuga ngo reka ndebe ko uyu muntu atari uwa nyawe ahubwo nge naje kumwumva kuri radio numva uburyo cyavuga numva hari akantu gatandukanye noneho muhamagaye aranyitaba kandi ari kuri radio umuhamagaye uti diplomate ndumva watwitse naramamagaye urumva cyo twitwaga namwitaga se diplomate ko namwitaga sheri mwitaga sheri ubumvaga mugiye gukora ubukwe numvaga ko nindangiza segonderi uzahita umusaba ko mu bana ngiye musaba ariko rorasa umusaba kunze umusore ntibabimubwira ngiyewe ngusaba ko tubana umusore wamukunze ntabwo wambwira uti ndashaka ko tubana niyo naba nagukunze wo kugira ngo mbikubwire wo kugira ngo nze nkubwire ngo ndagukunda sha nakweme nakora udukorwa bura hari uburyo bakobwa mbabwire hari uburyo ugakunda umuntu kananirwa kubimubwira ugashaka kumwereka udukorwa ushaka utekereza yo kumwereka udukorwa ntacyo banza vuga nago nshobora ngiye kukubwira ko ngukunda nakwereka udukorwa utabibona nkanywa amazi bigashira nkazagenda nkwikuramo gake gake ariko ukazategereza undi nakwereka uko dukorwa wenda wowe ukazibwira ukazabona koko hari ikintu kindimo ariko ngiye ntabwo nshobora kubwira ko ngukunda nuko ubwo ngubwo muhamagaye numva aritabye numva ari mu rusaku kandi ari diplomate uri kuri radio ndavuga man ibi ntabwo byaba biri kuba ndavuga se none se ko ndi kukumva bagutumiye nkaba ndi kumva uri ahantu habiri icyarimwe bimeze bite nize ko yase kubwira ati ikiganiro twagikoze kera ese uburyo urumva umuntu wese ufata ako kanya hari ukuntu ateta amenya n'ibintu byo kubeshya ndavuga ese kuko ni wowe diplomate wa nyawe cyangwa urabeshya ngo ni njyewe ngo utangiye kushidikanyaho ahita nkupa kuva icyo gihe uhita umenya ko diplomate wa nyawe ari muri radio of course kandi n'uburyo ki urumva yise atomboka ashaka ibintu byo kunsakuriza n'iki ndamuga tubireke mukunda icyo gihe cyose utaramenya ko ari diplomate cyane none se ni cyakumotivaga kugeza ubwo uvi wanyu ugiye kuri radio wagiye kwisango n'amaguru donc wagiye naramwumvaga kuri radio icyo gihe nari ndi kumva radio ndamwumva numva uburyo kibavuga harimo akantu kitandukaniro ndangije ndamuhamagara cyangwa niko kundi studio zivuga bitandukanye no kuri telefone umuntu ariko rwose usanga baribujije amahirwe ariko rwose oya ahubwo Imana ishimwe ushobora gusanga warabuze amahirwe yiki se Imana ishimwe
muba mwarabanye Imana uya mfite Mr Right ubu ngubu nyine icyo gihe umwita ufite Mr Right kandi ubwo na mbere hari undi wabwira guti mu buzima ibyo byose ndabishimira Imana ibintu byose ubuzima isirikaraga urahara umuntu wabwira guti mu buzima nkubuze bwahagarara reka nkubwire nkubuze napfa nkubuze byagenda uko reka nkubwire none ubwo uti mfite Mr Right yego umuntu nigeze mbwira iryo jambo ni Mr Right gusa kumubuze wapfa ako buramusha buranapfa se buranapfa tutabeshyanye nibwo se mubibwirana mu mitoma nkubuze napfa biramba mbona ari ukubeshya ariko ngira ngo biterwa n'igipimo umuntu akundaho umuntu igipimo waba ukundaho umuntu icyo ari cyo cyose njyewe hari umuntu nabonye hari reka muvuge uriya Karebu uranamutumira hano uwagaba yego wa undi wari ufite umudamu akitaba Imana yego nabonye uburyo cy'Imana nimba nararize story yabo avuga nyine urugendo n'umugore we buryo cyaje kwitaba Imana numvaga ko atazongera gushaka mu buzima kubera iki se numvaga uriya muntu aho yashakiye nta muntu utashaka nyuma y'uko abuze uwakunda birashoboka umugore wese utumugabo abagore wenda abagore hari ukuntu bijya bigenda Sabe gute ntukajye ufata abagore ngo bageranye n'abagabo gute se bitandukaniye erega abagabo mwe wagira se ngo ntiwemera uburinganire kubera iki wumva yuko umugabo atakwihangana umugore akihanganira niko kwihangana kwanya ari guke kwihangana kw'abagabo ni guke ariko umugore aragenda akanambana n'abana be sibyo bagakubitana umugore akemera agahiga aseje agacuruza agatara akagira gute kugira ngo atunge abana be ariko umugabo yego n'umugabo ashaka kubikora ashaka gutunga abo bana ariko akabatunga hari mukase wabo sibyo mukase kupana mukase wabo ngo nyine ni mukase wabo bana mukase nyine yego mukase wabo yego urumva ibyo rero byo nkuvuga umugore ashaka kwihangana kandi ikindi umugabo buriya ashaka kutamenya uko abana bariye abana biriwe ku kazi ngo mu rugo hari umufasha sibyo uri kwita kuri ba bana kandi nyamaze wenda abo bana afite mukase utari mwiza sibyo nkundi nyine akaza avuga ati abana niba bariye sava kandi abana wenda ntibanariye urumva ahantu umugore n'umugabo bibaho ariko nyine ntabwo wavuga ngo iyo umwe apfuye akenshi nicyo tuvuga apana gukora divorce akenshi hari igihe habaho guhitamo umwe kongera agashaka cyangwa ntashaka yego iyo umwe apfuye iyo nk'umugore apfuye n'abagabo babaho bihangana kavuga ati okay nyira runaka wanyina namukundaga ntajya akora n'ibintu birashoboka neza umugore we ntabwo bishoboka ntajya akora ibisi ntibishoboka se ntabwo mbizi ibyo ntabwo numva mu bwonko wenda baza niba ntabwo bishoboka nta mugabo wakwihangana kereka wenda ashaje yaritabye Imana umugore we bakuze bari muri za 80 bari muri za 70 wenda na 60 birashoboka ariko naho ni gake kuko abagabo bageze muri iyo myaka bari hoti bari hoti nka rwa rubyiruko mwiganaga twiganaga bari hoti ariko wenda 70 sha ngaho ni wa wundi nyine uvuga ati icyo ntariye ntacyo nariye sibyo ariko umudamu ashobora kwituriza uko umugabo yakwihangana ni nako umugore yakwihangana ahubwo biterwa n'umuntu birashoboka ndabyemera ko buri muntu agira uko agenda buri muntu agira uko ateye kuki muhita mufata umwanzuro mukajenereza ku bagabo umva ntago mvuze ko hari abagabo batihangana birashoboka ariko ni bakeya par rapport y'abagore kuko ngiye mfite ingero nyinshi ndabibona muri societe abagore benshi bihanganye abagabo bake bihanganye umwaka umwe ubuhagije nshuti yanjye ahita agenda akavuga ati kuba mizirima ho none icyiza cyabyo ngo biremewe ko muva kwirimbi kumushyingura muri Islam ngo niko bigenda biremewe ko
muvuye kumushyingura bashyingura mbere ya saa 9 ko ugeze mu rugo ukagira andi mahitamo ubyemerewe iryo joro ugacyura umwana ariko yagasarira biterwa n'imyemerere n'ukuri kw'Imana biterwa n'imyemerere yego biterwa n'imyemerere nibyo wenda arumva n'imyemerere yabo sava ariko se nta kubanza kunamira neza kugira erega abayisilamu bagira ukuntu batekereza ku muntu wapfuye uri umukristo ubwo nabyumvise urabona wambaye ishapure sibyo natwe nk'abakristo tugira ukuntu tumutekereza ku bayisilamu rero ngiye umuntu wabimbwiye ni umushehe yambwiye ko byemewe kwirimbi Nyamirambo gushyingura ukamanuka mu rugo ukaba ufite undi fiance ugahita umubwira uti ako si ubwo umubona ako kanya cyangwa abasanzwe ahari abayisilamu se ko byemewe kugera urenze umwe wa mugani yego ko biremewe pe ntaribi biremewe ko wowe ariko abagore b'abayisilamu bafite umutima ukomeye ese byagutwara iki kuba uzinga umugabo wawe umunsi ararara iwawe ejo azarara iw'abandi my god ikibi ni ukutagaruka wenda yajya agenda ntabizi ariko ndabizi neza kararanye na kanaka niwasinzira reka tugaruke kuri diplomate umaze kumuvumbura waje gushaka diplomate wa nyawe urabimubwira waje kubaho wicecekera bireka birarangira byagenze gute mu by'ukuri ntago nigeze mushaka ntago nigeze kugerageza kumutumira kuri televiziyo ariko ntago twabashije guhuza ntago twabashije guhuza nyine ngabe yaza ntago abizi pe ubu nawe abiboneye aha ko wakundanye nawe ngo twarakundanye nshuti yanjye utabizi ubu wakundanye na diplomate yo atabizi rwose uwo muba ex yakagombye kuba ahubwo arimo deja kuko ufite umu ex yitwa diplomate kandi yambwiraga ko ari umuhanzi indirimbo ze ndagenda ndazimemoriza ariko mana none se nta na rimwe wamubwira guti iyi ndirimbo se wampaye akapera nkumva ako buriya rero hari igihe umuntu ari no mu rukundo bari ubundi buriya abantu babatekereza ibyo ntabwo wamubwira guti yahoraga abamagara muri za pull-up yakubwira ati ubu ngubu byabereye ahiye baby twahuza dute ibintu nk'ibyo amaslenge yabo amaslenge diplomate yakoreshaga nayo yajya arayafata akajya ambwira ati ushobora gusanga gifite abandi bantu ari gutereta none ahangaha aho tuvugiye oya ariko abantu barasirimutse icyo gihe wese ko byakubaye njyerega icyo gihe nari ndi mutoya nta telefone nagiraga ya smartphone even na gatushe ntayo nagiraga byari byoroshye kuntu yaguteretaga kuyundi muntu umukobwa wo mu rugo umukozi wacu ahubwo uti nawe ntiza mvugishe akaba aramaga imana wiga avuga ati kiravuga bireza hano nkumva ntabwo bibaho nkumva nyine ndi kumuvugisha nkumva ukumva warebaga abakobwa muri karitsiye ukumva basuzuguye uravuze ngo abakobwa muri karitsiye wavuze ku ishuri ukagera babwira amakuru ya diplomate nagendaga ndi mu bicu ngo ati we mwigire we girlfriend wa diplomate atambuke mve mu nzira babwira uti ngewe diplomate twanavuga ariko mana Yesu we bakabyemera pe bakabyemera ubundi mbere nibura iyo umuntu yabaga akundana n'umuhanzi wasubiraga ku ishuri cyangwa se mwahuriye ahantu gusa mukarya ifoto vite yego harya usubira ku ishuri wabereka ifoto ukabwira uti ngewe uzi yuko se ngewe na Medi bimeze gutya yego ati nibyo se urumva nitwigeze duhura ufite na nimero y'igicupuro ugahita ubereka uti ngiyi na nimero yo narayiberekaga da kuko yakundaga kuduhamagara muri recreation na wa mu sister w'inshuti yanjye ukamubaha nawe bakamuvugisha uwo mu sister w'inshuti yanjye wamuje nawe yakundaga kuko boyfriend w'inshuti y'uwo mukobwa wamuje nawe ariko umukobwa yari umutubuzi rwo mwigana uwo mukobwa yari boyfriend we hari banza cyane nabwo banza nawe baramutuburiraga kuko boyfriend we yari inshuti ngo n'uwo diplomate wa fake boyfriend we yari inshuti na diplomate ariko noneho diplomate reka ngo nguhe pass ubwo wenda hari niko yamubwiye my pass mbamwe na diplomate wa fake ariko nshuti yanjye tugucishemo ijisho rero murinyuzemo pe byagusigiriye somo ari naryo ushaka gusangiza isomo rero mana yanjye hari umukobwa ujya umpamagara umbwira ibintu bya King James bitari brage seriye bitari urwenya umpamagara bitari urwenya pe umbwira ati King James ibintu yankoreye uwo mukobwa ngira ngo atuye Kimironko hari n'igihe ngo yamubwiye ngo aze bahurire mu mujyi umukobwa yorera bisi araza ageze mu mujyi nimero ya King James ivaho ubona n'igihe agomba kujya kumusura iwe ku Ruyenzi
yatsaka afata azaze mwereka ko King James atuye, afata akamoto ibana arya umuhanda ajya kureba King James ngo yakoze uko ashoboye agenda asa neza. Ni umukobwa wabimbwiye. Of course ugiye kubonana n'icyamamare ageze ku Ruyenzi kwa uvuga uti nageze muri quartier ati yawe none nageze ku Ruyenzi ko tubutike hano na hano niho mpagaze. Ahageze nimero asanga ntikibaho, nimero muhamagaye ntiri ku murongo, urumva rero amamagara ndirira ambwira ngo ibiki n'ibiki bivuze ngo ibintu bishobora kuba bibaho. Niriye somo wabikuyemo wasangiza abantu. Isomo rero mwabakobwa mwe, hari n'abakundana n'abantu bibihuha, ukabukundana nawe aba muri Amerika, afite na nimero yo muri Amerika, umuntu yabwira atari ko umuntu wizeye ko ari muri Amerika, ati ceceka byehorera tuko umuntu ashaka kunsenya sengeye nimero ndabazi nuko kamenyetso ko guteranya rimwe kandi izi nimero ziragurishwa. Rero reka mbabwire ibi bintu bibaho pe, iyo story sabatubwiye ibaho ko nanjye hari abandi nzi abakobwa bajya birirwa tingenirwa mvugana nawo kama ibiki n'ibiki urumva bireze. Rero ikintu nababwira mujye mwitonda, mureke gushwa mu marira abastar, sibyo cyambere bituruka no gukunda abastar. Buriya ari umuntu usanzwe akumva nta byadanje. Kubera iki mubakunda cyane? Njyewe simbakunda kandi bare inshuti icyo gihe nari ndi mutoya, tandukanya icyo gihe nduganda age n'ubu ngubu. Icyo gihe nari bakundaga icyo gihe urumva diplomate ari urwego rwawe cyangwa mvuga bakapugurede no kuvuga ngo akunyuze pe mvaga nyuze pe mvuga ukeneye cyangwa mvute ko The Ben washaka nimero yera cyangwa nabo waratekerezaga The Ben babarawe wimuvuga byo byarundi rwego. The Ben we byari kuba ari simbizi, ariko gusa ubu ngo impamvu nabakundaga numvaga kazangeza mu muziki, numvaga nza kuzaba umuririmbyi. Yego ariko naje gusanga atari impano yanjye. Ariko byagenda koze ubwo nk'indirimbo wanditse ntiyasohoka. Of course ndabifite indirimbo na Negji de Geneve kada ariko kukimbona guharurira ko n'abantu bansetsa indirimbo na Negji. Mfite indirimbo na Negji de Geneve bayita Sibomana, ariko banza YouTube yarayisibye pe. Wari umuraperi se? Nuya narahogozaga. Warahogozaga? Waririmbye ngo iki? Ariko ntundirimbishe. Icyo gihe waririmbye ngo iki? Nicyo gihe nicyaririmbye Karas. Evidex n'adukoreye audio. Umvaga diplomate nzakora noneho. Avuga ati mva ndaje nkwatsa ko Evidex umva uri umutubuzi nawe naje kubona. Usika producer ashaka kubona ko nta mpano ufite, bagakomeza bakakwatsa. Ese bura no kujya 50 yazana bayarya 100 barirya igihe cyagera ukavuga uti se ko tubona bidakunda se. Urumva icyo gihe numvaga ko diplomate azamuza n'abandi ba star bakamfasha kuba naririmba na kwamamara nkaba nyine umustar, nkamera nkaba Knowless, nkamera nkaba Priscilla, aribo bagezweho cyane icyo gihe. Nawe wambara filme ubyitegura. Yo mana yanjye najyaga muri salo nkaririmba mora mu ma repetition, nkajya muri za special vacances. Gwiki ariko special vacances ukwisanga wagiyeyo? Ubwo ahuriyeyo na Chuta nawe yigana amajwi. Byashoboka ako tutarabizi azi kwigana amajwi rwose, mbona arabizi. Okay, warumbajije ngo ibyo isomo byagusiye? Isomo byansiye nuko utizera umuntu mutarahura. Sibyo? Mutarabana na face to face. Yego. Kandi nabwo mukabonanira ahantu hanyaho. Mugaragara ahantu nka hano kuri hotel nibura ukajya ahantu abantu babona. Yego. Abonye umuntu se wica abantu bamusanze ahantu ari. Yego. Aka wenda mugasohoka mugabura ahantu hari abantu. Hazwi hari abantu. Yego. Apari byo kuvuga ngo nsura nsanga mu rugo. Hari uzahura na kazungu. Bisaba ko mwitonda. Ariko nukuri ikindi tureke mureke nako ko ngiye nago byararangiye, mureke gushwa mu marira abastar cyane, kuko abastar nabo na abantu sibyo. Ubwo yagukunze yakwaproachinga nta nubwo yanarindira ko ugira muvugana online igihe kinini yagukunze, agusaba igihe mukabonana sibyo. Rero mujye mwitonda, mukundane mwabanje gushishoza, mwabanjije kumenyana bihagije, kuko nshuti umuti peragenda akakwinjiza mu rukundo
akakwizeza ibitangaza warangiza ku munsi wa nyuma Yesu we ugasanga ni umutubuzi. Nibo navuze n'abandi bo muri diaspora umuntu akakujya kwandikira na nimero yo hanze yo mu Bubiligi. Yego akavuga utari ko vuga ati ndi busy ati turaza kuvugana saa 2 z'ijoro. Bajye babanza batesting babaka amadolari. Shift yanjye nibwo irangira. Ujye manza mu baka amadolari wo yuhanze. Buriya nanone iyo ukundana n'umuntu ntiwahera ku mafaranga. Ariko rwose sibyo none se ukundanye n'umuntu arimo arakugerageza arimo arakubwira ati ndashaka kuba niba witonda watangira umusaba amafaranga mu gihe kingana iki ahubwo ushobora kumusaba ibimenyetso n'urugero mukavugana kuri video call kamubwira uti reka tuvugane ugenda va ku kazi kirima yo hanze se wayoberwa kureba ikirere cy'abantu ko nabo wabiyoberwa ari mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa. Ariko se hari uza nta bantu ugibona bafata akadomoro bakagashyira ukuntu kamera nkaho uri mu ndege ariko se babyumva baracyane bagacuruje kandi bashaka kugutuburira nago yabibura. Ubusubu ikirere y'izuba ryavuye hameze neza nta zuba ryinshi hari ukuntu urana kirere atari ubururu n'umweru ugiye kweruruka kirere cy'Iburayi. Iyo nyine reka agiye mu mihanda wenda yaho iyo gikeye ibi bintu by'ibicu ubona ibi ngibi tubona muri Afrika nta usanga ari ikirere gikenkemuye indege ubuzibona ari nk'ijana mu kirere zigurukira cyane ntago umuntu ya ikirere regara abantu batazi gutandukanya n'ibirere ahubwo hari abantu nabo batajya basaba information rero kubonye nimero ngo niyo hanze ngo wari nimero yo hanze bigiye wari nimero zanze ziradukanga ukundana n'umuntu mukagera no mutegura ubukwe mugategura ubukwe ahubwo muri ubukwe bukabera online nta byuzi se agakwa online mugaseze ariko bagasezerana n'ifoto online n'ifoto yabaza n'ifoto n'ifoto ubwo ni umuntu se ifoto bayitereka aho ngaho ubwo ni umuntu uri tangible ufata murabona dote se yabaye ifoto yawe iteretse aho ngaho n'umusore yicaye hano wowe aho akabaye yicaye hateretse ifoto nibyo ndi kuvuga ndabyumva ariko si iyo foto ni umuntu ku buryo bamukoraho niba ari ifoto nyine kandi bijya bibaho ngiye hari ubukwe natashye ubwanjye hano hateretse ifoto hano hicaye umugore hanyuma se ba nyirabukwe nyine babicaye hariya umuntu udahari n'umuntu ariko yagaza ubona wasanga guse baba ari uwa nyawe ngo ndetse nari kubyemera ariko ubwo bukwe bwo ngenda narabutashye umugeni yicaye aha ifoto y'umusore bicaranye ubwo bavuga ngo muhane cheers bikagenda bite cheers nyine agerera cyati cheers ariko yagaza ubuzima sha akubwo waba waragumye bingana iki ku buryo uwo mugeni ko yari muto nukumva gusa ibyanyabyo ahubwo habone ibya fake byanyabyo bibaho ariko nago numva gusezerana n'umuntu ifoto iri ku ruhande sinjyumva se abaraza kuguseka ibyo bintu mu Rwanda birahari nibya banseke ubwo ndi umuturage gusa bagakora dote nizo nabonye nyinshi nukuri dote ko gusezerana byongera ngo umuntu agomba kuba hari ariko dote ni nyinshi cyane nanjye nago mbizi pe ni nyinshi pe ubwo ngewe kuri giye nago byakunda kuki se ntagutegereza igihe wazazira kuki ntagutegereza hari igihe umuntu abashyushye cyane avuga ati batazanantwarira umugabo ubu se ubwo ngo kuba mukoze dote nibyo byemeza uza abantu uza abakobwa bafatiye irembo bakabaheza iwabo uza abakobwa bafatiwe irembo bagakwa bakagira gute iyo bafashe irembo hari igihe bazana n'inkwano sibyo hanyuma imyaka 5 ikabishize ngewe hari uwo nzi bamufatiye irembo barakwa baragira gute batanga inkwano n'ibiki byose kagira inkuru urumva umukobwa n'ubu ngo baracyari iwabo imyaka 5 barakoye ubwo se ubwo ninde muntu uzaza kugutereta si kuri uri umuntu ariko rwose n'imetara yambaye inkwano barazisubiza zo ntaribi urumva icyo gihe nyine ubwo wayitegereza umva inshuti ngenda iyo mutasezeranye burya nta kintu kiba gihari nese ubwo harabuze nyine ubwo asezerana n'umuntu akamara imyaka 5 ataraza kugucyura ubwo ngiye sinzi abasore b'iki gihe nimba wenda simbizi nimba sinzi ukuntu babimeze ariko ngenda muzi imyaka 5 irashize icyo ngicyo n'ubukwe bwe buriho ifoto ubwo narabwiboneye babarira ubundi buko uzabona uzambara uruntu biregende narabubonye none se umukobwa wayicaranye nande na Marene abayicaye hano hari ifoto y'umusore narabibonye pe n'amaso yanjye ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu bambwiye narabibonye sha ibyo bintu ngewe okay abantu nyine bagira imyemerere yabo no kwemera ibintu ariko ngewe ibyo ntago byashoboka kuko buriya nyine ngomba kukubona kubera yuko nyine ufite umugabo bimeze neza niyo mpamvu uri kuvuga gutyo ndetse wumva ariko yaba byarapfuye navuga ati sha erega buriya sabe kuba wenda udafite umusheri cyangwa udafite umugabo
ntago bivuze ngo ukora ibintu ibyo ari byo byose uhubutse. Birashoboka ko umuntu ashaka kuba ari uwa nyawe, sibyo? Ariko biranashoboka ko yaba kubeshya, kuko utazi icyo ukuri rero. Niyo mpamvu ntago numva ko wasezerana ngo umuntu umwe arahanga ifoto, gusa ibyo ni ibiki? Biterwa n'amahitamo. Nawe ubwo wakundanye n'umuhungu utungurwa nuko ubukwe bwabaye mukivugana kuri telefone. Yego. Ubwo se wanyuma mu bantu wamwizeye gute? Ndashaka utubwire uko byakugendekeye, niba hari n'undi muntu wabinyuzemo amenye ukuntu yabigenza, cyangwa se amenye uko, kuko hari igihe umuntu ahemukirwa mu rukundo, sibyo, akananirwa kuzongera guhitamo. Yego. Burundu kabisa. Se mvugisha ukuri, hago umuntu nutubeshya nyine niyo mahitamo yawe. Oya ntago mbabeshya kuri social media ko wese inkuru z'ibihuha. Social media iba yuzuyeho inkuru, urazireba ukavuga utari ko mwakabyara. Njyewe rero icyo mvuga ziba ari true story zanjye. Ni ukuri ntago mbambeshya. Hari inkuru njye mvuga akavuga ngo reka ntabwo yabari. Hari inkuru kuri social media nkavuga ariko mwakabyara. Iyi si tubamo nisi dukandagiraho bimeze bite? Biriya bintu biba bibaho. Buriyo ni inkuru nyankuru zanyazo abantu batakizizeye. Yego. Utagibasha gutandukanya inkuru y'ukuri n'inkuru. Ariko numva ko umuntu wenda umunyamakuru wa nyaye ntago abagomba kubeshya. Ariko nabandi bantu nimbuje nawe gukora ibintu bya YouTube ubabaye umunyamakuru deja. Gukorera kuri YouTube ntago bikugira umunyamakuru. Ni nayo mpamvu iyo ukoreyeho icyaha. Reka dukomeze. Ibintu byo kuri YouTube mujye mubyitondera. Je nirirwa mbabwira inkuru zanjye sha. Inkuru zawe ntari. Ibintu kwabeshyera undi muntu. Zanyireka reka. Buriya kuvuga inkuru y'undi muntu umubeshyera. Afite uburenganzira bwo kukurega cyangwa se akakwihorera. Ariko ni nabyo. Ari impamvu yo kubeshyera umuntu. Je rero uwo muntu byari urukundo ruri serious rwo noneho. Tuvuye ku rwa diplomate. Rwo rwari urukundo ruri serious akurabizi. Icyo gihe none imaze gukuramo. Nabwo nari ndi muri secondaire. Urumva? Byo wari watangiye gufata umwanzuro uvuga uti noneho nzarangiza Twitter. Yego. Raro ukuntu bufite nk'abahungu babiri. Ugishyira kuri balance. Yego. Ushaka kureba ugati hani byanga hano bizakunda. Sibyo? Uwo rero yari muri abo. Ubwo umusore nyine urumva twarakundanye biba byiza mana cyakoze. Byari sawa kuko yanyitagaho. Gikoraga buri kimwe kugira ngo nshimishe, sibyo? N'amafaranga rwose cyane ko ariyo dukunda. Ariko ngo mukunda amafaranga. Ninde uyanga? Mwagiye mukunda imitima z'amafaranga akaziza. Amafaranga ubusesabe inzajya akoresha imisatsi ku buntu. Izi nzara nzajya kuzikoresha ku buntu. Hari urukundo, ibyo byose murabishaka. Ikibi nuko mwaba mudakundana. Yego. Ariko mukundana. Dukundana se iyo umuntu akundana ntago agomba kumuha amafaranga? Kubera iki agomba kuki wowe utagomba kuyamuha? Nje ntago nayaguha. Kandi wowe urayakeneye. Yewe ntago naho umusora amafaranga. Kandi wagomba kuyaguha. Wagomba ni inshingano zanyu. Ako mwarisobanukiye byanditse hehe? Niwe murongo wa Bible bivuga. Ni inshingano zanyu. Gutanga amafaranga ni inshingano zanyu. Ntago ari inshingano ko tugenda kuyimprima ku buntu se mu mujyi tukazana tukaba. Wenda njewe nako ikintu nagufasha no kukugurira gift wenda, sibyo? Ariko ibintu byo kuvuga ngo ndaguhanga amafaranga ngo iki n'ibiki. Ego. Uwo si wowe. Uwo si iki. Uwo rero noneho we rwose rwaro rwanyarwo. Urumva? Okay. Reka mitengera ahantu rero naje kumenya ko ari gutegura ubukwe. Oya mwakundanye gute? Twakundanye twarahuye. Byanya byo murakundana urukundo rwanyarwo. Seriye nukuri we uyu musore twarakundanye. Turakundana numva ndamukunze akajya mvugisha yari n'umuntu uri seriye rwose ufite n'akazi keza gasobanutse keza wize. Urumva? Ari umuntu ufatika umuntu ufatika mutagira ngo ni babandi wa undi nababwiye. Umuntu ufatika. Ufite akazi keza ameze neza. Atikoraho. Atikoraho. Ubu hano ho diplomate yarambeye. Ahebwo ntago nanyemutekereza. Ntago nanyemutekereza gusa ubwo reka. Bye byararangiye. Ubwo we rero amashuri ndayakomeza urumva ndacyari muri secondaire akajya mbwa ati sheri noneho senza
ninjya kugukwana umujugujugu. Yesu we mumba ndasaze. Ati nugufata inuza inkoni nkatereramo nkaho aho inuza igarukiye. Aho inkoni igarukiye mugatwariza. Tuvuga ati ibyo ntabwo byaba kuri njyewe. Wari nko mu wakangahe? Ndi kurangiza mu wa 5 secondaire. Ujya mu mwaka wanyu. Nakurumva ko abakobwa abana bo muri secondaire zibiro babeshywa. Barabanaca muri byinshi cyane. Harabo batera inda muri ubwo buryo. Yego. Bateretwa n'ibigabo. Abagabo baba buzuye icyo gihe baba guterewe ati ngewe rwose ndi tonto. Cyane rwose abagabo babuzuye tonto rwose. Abagabo baduterese. Nzajya ngufasha ati ndi tonto gusa. Abagabo bafite ngo baduterese. Ariko ntago bura umuntu ukundana n'umugabo wubatse ntago bari sawa. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda umuhungu twagiye muri vacances. Tujya muri vacances arambwira ati rero Sheri ngiye kujya mu kazi hanze ariko nzamarayo nk'iminsi nk'ibiri 3. Uziyanga ariko nzajya nkuvugisha nzajya mba nkuzi. Ariko akanya nzajya mbona nzajya nguhamagara. Ndavuga ati nta kibazo mukunzi. Yakorera hano i Kigali. Yego. Ati nta kibazo. Okay. Ariko umunsi ubwo twe tugiye gusohoka, tugiye guhura. Umukobwa w'inshuti yanjye arambwira ati ariko se dawe wabuze amakuru ntinayo nzi. Runaka uzika ari gutegura ubukwe ndavuga turabeshya. Sabimbwiye ndavuga turabeshya nta bukwe. Fiance koko ati giye turi kuvugana. Nta bukwe ari gutegura. Arambwira ati nyamaze ari kubutegura anyoreze invitation. Ubukwe burimo burategurwa. Yego tugikundana ngiye no kumureba. Anyoreze invitation. Urumva? Kije nagiye kumureba aho yabaga nyine. Kuri ghetto. Imyaka yari yamaze kuzura se. Ubwa mbere nari yari yuzuye. Ujya muri ghetto. Ariko icyo gihe n'ubwa mbere nari ngiye nari musuye. Urumva? Ndagenda. Okay, ngezeyo ndambwa ko Sheri gutumbeshya. Urumva yaranyakiriye, hey baby, meze neza, urasa neza, ndambwa thank you. Ariko nkajya mureba nti ndasa neza, ariko abahungu b'iki gihe. Ubwo ndangije turi ampereza karibu turinjira ndangije ndamaze ariko sembe barumubwiza ukuri gutegura ubukwe. Ibi ni ibintu byanya byose byabaye. Do. Ukuri kw'Imana uciye umusaraba urawusimbuza. Genda umukristo. Sibyo nago njya mbeshya. Yego. Arambwira ati ndambwira se uri gutegura ubukwe? Arambwira ati ngewe ariko mana ya sindamaye invitation. Ati ngiye negura ubukwe ku mwajye kubiki biki ari saza. Ndambwira ati okay. Iyi invitation ni yiki? Urumva? Mbwira zana. Ubwire ko ndi gusoza. Ati iyo invitation ni yiki? Iyo invitation ni yawe. Arangije arambwira ngo ndamwereka amazina ye kuko usanga yose ariho aruzuye. Naye ndamwana aya mazina nayandi. Arambwira atari ku mana yanje. Turi abantu bazi guteranya. Abantu bagiye bareka gushwanisha abantu. Gute umuntu ashaka kumimbira ikinyoma bikagera hano kano kageni kubera iki? Aravuga ati vayo Sheri vayo nkwereke. Bafata kabako vayo anzengurutse inzu yose ngaho reba umuntu gutegura ubukwe. Urabona nta kimenyetso cyakiri hano. Umuntu uri gutegura ubukwe yabura ni basi yabura n'iki yabura ikintu cyerekana koko ko ari umugabo witegura ubukwe. Ndakubwiza ukuri ko nakirebye nkakibura. Uravuga uti basi ntibazongere kutubeshyera. Ngiye ngira ikosa ryo kwizera abantu. Abakobwa ni gutyo mama mumeze. Basi Sheri bareke ntibazongere. Ngire ikintu cyo bura sabe nizera abantu kandi. Ariko hari invitation isohoka nawe ukavuga se oya sha. Ndabaza se ababyeyi. Nabonye invitation yanditseho amazina ya Papa Sava. Nyereka Chita. Ndavuga Chita. Papa Sava afite ubukwe ko mbona amazina araye amazina yombi. Dusanga invitation gusa. Ubwo bukwe bwari buhari ariko atari ubwa Papa Sava. Ariko bari amazina baritiranwaga ijana ku ijana. None se mama wawe naye mazina ntago ari mama wawe. Invitation ko dashobora kudajya amazina y'ababyeyi. Hari arambwira ati reka n'ababyeyi mfite bitwa gutyo. Ndagusuhuje. Ubwo nzengurutse inzu n'ukuri tubura n'akantu na kamwe. Ndavuga atari abantu barye bareka guteranya. Ni umukobwa ari nyereje invitation icyo gihe. Ndavuga atari ko baramushaka koko.
abakobwa b'iki gihe muzi gusenya ingo, muzi gusenya inkunda z'abantu. Ubu ngubu biki arambwira ati sheri bihorere, urabizi ukuntu mu kigo cyanyu ibintu bimeze. Abakobwa bose baransariye kandi koko kubera baramukundaga pe. Yari mwiza. Si ubwiza burane si ku mufukara. Oya. Bwiza ni umutima n'ibikorwa by'umuntu. Ubwiza bw'umugabo ngo ni ku mufuka. Umufuka urashira. Umufuka urashira, nanjye nemera. Umufuka urashira. Icyo cyo turagihuje. Kandi iyo ushize ari wowe wakurikiye. Ibi bibazo. Oya nanjye nago nagira inama gukundana n'abantu bakurikiye amafaranga, gusa nanone kugenda ku muntu utazabasha kukugaburira icyo ni ikindi kibazo. Ubwo ngubwo ibyo birarangiye, ndatashye. Ntashye hashira iyindi minsi. Niryabiye mu rugo umukobwa nawe twiganaga ko abakobwa bagira amakuru ndabakunda cyane. Abarasha ati ndabyuka, byuka ni habaye iki? Ati wabuze ko umugabo nakosheri wawe arimo gutegura ubukwe. Ndavuga turabeshya. Arambwira ati reka mpamagare ku kazi kabo. Ahamagara ku kazi kabo umuntu bari baziranye waho. Arambwira ati yego, ati se ko numvishe ngo runaka afite ubukwe. Koko nibyo afite ubukwe. Ati yarabufite nese ko kutabugiye. Ati ngiye rero nagize akazi kenshi nagumye ku kazi. Aho ari ku munsi w'ubukwe? Yego. Ati nagumye ku kazi. Ntiye niwe wamuvugishaga naga ninge ko niwe uwo mukobwa niwe baziranye. Cyane yeba numva bidashoboka. Ariko rwose byarashobotse rero. Uwo ngo sabyemeje ku kazi ahamagara undi uri mu bukwe neza. Arambwira ati se biti ati ni byiza runaka se ubukwe bwe wabutashye cyangwa ni bimeze bite? Ati ubu ngenda hari we noneho aburimo. Ati kagira inkuru se bwabereye mu ntara. Bereye mu ntara. Ati none se wadufasha ukaduhereza agafoto kabageni? Ati mu minota mike mutegereze. Ntago twategereje igihe kirekire. Ifoto barayiguhaye? Narwaye igihumure. Ntabwo tinyagasani Yesu. Umusore mwari mwavuganye uwo munsi se ku munsi w'ubukwe bwe? Urakoze cyane. Mu gitondo afite ubukwe ibyo mubamuvuga. Umugabo mujya kubana, hari undi wenda afite, hari undi musheri afite, sibyo? Hari agifite umuntu ku ruhande bakiri kumwe. Banayita side chick simbiza ahubwo se ntago. Hari igihe umuntu afite umuntu bakundana ku ruhande. Yego. Agakora ubukwe amufite. Yego. Agakomezanya nawe. Hari bibaho. Yego. Ushaka gusanga ibyo yashaka kugukorera. Nibyo bwo yashaka kunkorera ariko ngewe ntago ndi uwo muntu. Cyangwa se akaba yarahushije avuga ati ariko se uyu Diana cyangwa no kuvuga ngo yari afite umugore urumva ariko bari batarakora ubukwe ariko batabana. Urumva? Nuko yari asanzwe afite umuntu. None urumva ngo bakajya bahora ngo bene bamubwira ngo ariko se ngo waho ngo umuntu ngo ufite umwana ngo mukuru ngo ibiki n'imikingo ubundi wamushatse. Amushaka muri ubwo buryo. Abaguteye ishoti wowe? Abaranyanze. Urugeze ku munsi w'ubukwe ngo mwavuganye? Ku munsi w'ubukwe mu gitondo. Hey baby, hey. Waramutse neza, naramutse neza. Ati shawe umunsi ndibuze kugira akazi kenshi. Wihangane twaza kuvugana nimugoroba. Ariko nukuri wumve ko nyine kugira ngo nkora akazi mbanije kubanza kuvugisha kuko ntago umunsi wose wari kurinda urangira nta kuvugisha. Ndamubwira ntoke nari ntaramenya amakuru icyo gihe. Ati sawa rero, sawa ugira ibihe byiza, umunsi mwiza, ndagukunda cyane. Umugabo n'uyu? Abagabo n'abana babi ngo ndagukunda we, ngo ndagukunda ku munsi w'ubukwe bwe. Turaza kuvugana nimugoroba? Turaza kuvuga. Ubwo nyohereza ifoto nararembye ndaremba ndavuga ati nyagasani ntabwo byashoboka. Uza amakosa hano aba yarabereye? Hano amakosa aba yarabereye. Hari igihe ukundana n'umuntu ntumenye amakuru ye. Avuka he, abayeho ubuhe buzima, ese agira umugore, ese agira umugabo, ese ni muntu ki, ese ibyo ambwira nibyo. Akubwira amakuru ubundi uyakura, uyamenye ute? Uraperereza. Hese umuntu nabagira inshuti. Nese ntimwasohokaga? Twasohokaga ari inshuti ye n'abahuye na inshuti ye na si ibyimwe niba atari ebyiri. Ariko sabe uzi ko umuntu inshuti zawe zishobora kukukingira ikibaba. Ubu ngiye nabwira inshuti umukobwa inshuti yanjye
boyfriend we ampuje na boyfriend we ngiye nkajya kumubwira ngo aguca inyuma. Umukobwa ari inshuti muhishira ibanga nyine ko ari inshuti. Umusore nyine ubwo byaje kurangira koko ubukwe bubaye nimugoroba arampamagara ubukwe burangiye. Umunsi w'ubukwe. Sadaya. Ni ibintu utabihimbye. Yo! Muhamagara se, muhamagara wumve. Mwihorere ku mugabo w'abandi. Wa mugane n'umugabo w'abandi. Ntago ndi kubeshya do. Abantu banze ndabinginze inshuti zanjye ko nizo zibize mwandike muri comment. Muvuge ko iyo story mutayizi. Byanya byose. Nyuma ubukwe burangira aramamagara twiriwe gute niriwe neza ariko ndababara ndavuga ati nshishura umuntu. Nshishore umuntu. Uwo mubwije ukuri. Arambwira ati umva ibyo nabimenye. Arambwira ati biki ndabizi ko wakoze ubukwe. Arambwira ati baby ndi mu kazi kenshi nzagusobanurira. Biza kurangira ubukwe burangira koko nyuma y'iminsi 2 yahise asubira mu kazi. Aragusobanurira. Aransobanura nyine kugese ubwo wansobanurira iki? Naba mvugana iki n'umugabo w'umugore? Nta kintu kimwe donc byahise birangirira aho ngaho. Ntago byarangiye. Ntago byarangiye. Ariko urebye okay. Yakomeje ashaka uko dukomeza umubano ariko ntago byashobokaga pe. Sibyo kuko n'umugore we yaje kumenya ko hari undi muntu bari kumwe bakora ubukwe. Cyamwagiye nimba washatse ujye umenya kuba washatse sibyo ugumane n'umugore wawe. Njyewe umugore ari ndamamagara ambwiye ati Diana mbabariye ukamfasha ngiye n'umugabo wanjye tugakundana oya nsaba gufasha ngo mbahuze ko yarabizi ko na umugabo wankunda. Ubwo umugabo yari yarabimubwiye deja ambwiye ati ngiye bura princess ndamukunda kandi barasezeranye. Iyi ni inkuru mpamo urumva. Umugore yaje nyine kujya arampamagara ati gutya na gutya Diana biki umugabo wanjye naje kumenya ko agukunda wamfasha se wamba bari kwandikira umugabo ndambwira ati mfite fiance ahubwo ntunsenyere ubu ndimo nditegura n'ubukwe mbabarira umugabo wawe mujyane kuva namenye ibye twakundanye ntazi ibye. None se icyatumye wizera umugabo rero muri kumwe? Umugabo nizeraga rero urumva wakundanye na diplomate wenda birumvikana wari ukiri muto sibyo? Ukundana n'umutubuzi wari wifitiye umugore sibyo? Batara batubuzi babiri se sibyo? Nyuma haza noneho wanyawe Mr. Right. Mr. Right rero yarahari. Hari wa wundi nubwo nawe wari umutubuzi. Mr. Right icyo gihe yarahari kuko umugabo wanjye twakundanye imyaka 8 se gusa. Wakundanaga n'uwo umugabo wawe muri kumwe uyu munsi nawe ahari? Yari mantereta. Ariko wumva utamushaka? Nari ntaramwemerera 100%. Wari wifitiye undi wumva arimo aragutesha igihe? Oya ariko nyine urumva yaraje none asanga no muri ibyo bibazo ahita anyibagiza. Nibagirwa nyine ndavuga ati iyo naza kubona umukara. Yego ubwo nyine nuko byagenze gusa ndabashimira bose. Wamwizeye ute? Namwizeye nte rero. Yarandwaniriye. Buriya hari ukuntu umukobwa ari we urwanira urukundo cyane sibyo? Akarushyiramo imbaraga cyane akaba nyine ushyiramo imbaraga akaba ari wowe uhamagara akaba ari wowe usaba appointment akaba wowe usaba ibiki ariko we urumva we byari nyine sinzi ukuntu abivuga we byari bitandukanye. Hanyuma nyine turakomeza turakundana kajya ubwo mujye gufata umwanzuro wo kubana wowe n'uyu nguyu muri kumwe uyu munsi ntago wakubita akagatima kuri byashaka kubera ko bara n'ubundi ntago nabakunze bya danje hakunywe nakunze. Byari ibyanyabyo none we naramukunze ndasara nimbwa ngo ndasara nawe se iyo ku isegonda rya nyuma ujya kubona akamana bakubwira rero ntabwo kubikora pe we none ari kujya mu bitaro agatakubwira ati rero ndashaka kwereka fiance wanjye uzanadufasha imirimo ndakubwira ngo nari umunsi w'ubukwe nari kujya abakobwa uzibibaho se akabazi yuko afite fiance yego sha bakundana umukobwa ajya gusasa mesa agira ate na nyamba yiza kudutera story imeze nk'iyo ngiyo ku isegonda rya nyuma umusore akakubwira ati ariko we no nkwereke fiance wanjye
ahubwo se nanjye hari story nzi urumva y'umukobwa w'inshuti yanjye yari azi ko afite boyfriend ariko ni kwa kundi yari afite babiri buraba ko ni ukuri umuntu okay ni byiza kugira umukunzi umwe ariko ntago biba biri safe kugira umwe ntago biri safe kuko hari igihe gutungura ugasanga igihe gutungura si wowe buriya bitarakubaho ntago ushobora kubyumva ushobora kubikubwira n'ubyumva ariko twebwe dufite experience nawe icyo gihe wari ufite babiri nyine ufite babiri nyine njye ndi umugabo wari yamenye ukuri nanjye nari guhita nkubwira numva nkubwire yarabizi ariko burya sinjye wakundaga yarabizi icyo gihe nakwiye ko we ntago twari namwemerera neza hari ukuntu ubukigigira yari bikiri mu mishinga bukigigira ubona akishagaraye undi ukagenda umutamo neza gake gake undi akagwamo nuko ariko bibaho ko nukuri ashobora kugutuburira bibaho kabisa hari umukobwa nawe byagenze gutyo we noneho yagiye komana we story ni nyinshi sabe nabwiye ngo story ni nyinshi umukobwa yari afite boyfriend aramubwira ati sheri nzambarira umuntu mu bukwe boyfriend aramubwira ati nzambarira umuntu ira weekend itanzambarira umuntu ati ati nse twazajyanye bo none babanaga mu nzu bari bameze nk'abazungu ati sino twazajyanye avuga ati uya wowe ugomba kubanza kuruhuka ko nzazinduka ugomba kubanza kuruhuka ukamera neza uzaze nta kibazo muri reception kuko umukobwa yakomeje insista ngo bajyane mu bukwe amuhereza location arangije koga nyine ni mugoroba aritegura ajya mu bukwe agiye mu bukwe nk'uko watunguka ari ukawumva ngo runaka ngo rero ngo wenda ngo patiri na gutya mana yanjye ngo ati se uko ndi kumva amazina y'umusheri wanjye bimeze bite agezeyo ku munsi mu mubukwe bavuga bati rero reka noneho duhamagare uwo musore wanyu ibintu biba muri iyi bavuga bati ariko ni wowe wisabira umugeni cyangwa patiri karahari nyine bati patiri bati ngwino ageze yinjiye mu gisharagati abona boyfriend we yicaye imbere aravuga ati se okay nose yambariye yabaye pare yambariye umugeni cyangwa yicaye hatariho arareba abona abageni bati muhane ciyazi ibiki n'ibiki aravuga ati muceceke noneho arahagurutse ngo arebe neza yegera imbere aranje patiri ajya kwa wowe kuntebe abageni bicaraho aravuga ati patiri ni wowe ati ntabwo wabinkorera sakuza cyane abaguye igihumure cyari ubukwe kiba ibintu by'urukundo rwaserera none se kuri shene yawe unyuzaho ibiki kuri shene yanjye ni izi story uzahamagara uwo musore rero wakoze ubukwe yego umugore we yabyemera aze mwicaranire mutange iyo testimony anasaba imbabazi agomba kunsaba imbabazi kuri kamera sibyo uzabwira umugore umubwira uti nubundi umugabo wawe uzi neza ko njye nawe nta kintu kiri hagati yacu story hino twicare tunabivuga iyo story nayivuze kuri YouTube channel yanjye urumva yaranyandikiye aramuga ati mu buzima urambabaje none nabona hano aranyica ntabwo ashaka ko bivuga ntabwo ashaka ako sweetie reka mbivuge ndakwingiye aracyari sweetie oya ako kantu sibyo ni ibiki sweetie musheri uriya mu plato si maze ngo sheri wanyeretse anusabe yicaye sibyo ni ibya danger shaba ibintu mwabiciye amazi kandi nibyo bitera ibintu oya sheri wanjye mfite uko mwita gutandukanye nuko nita bariya bari abantu ngo sheri ngo bicya nuvuga ngo sheri nta kintu bivuze izina sheri se tugenda tubica amazi kandi burya sheri w'umuntu oya sheri w'umuntu abakomeye pe kuki rero mwahise murigira izina rusange izina ni izina rusange nyine kandi byaturutse mu bagore nibo barigize izina rusange yego yabona umuntu uri kumukorera icyayi ati sheri mva nkubwire yabona umushoferi ati sheri mugiye Kimironko ati yabona mu isoko ati sheri wampaye izo ntoryi n'umugabo w'undi muntu sheri kubivangura bikanga nyine urumva ariko wawe hari ukurivuga nyine nta kintu bivuze hari no kurivuga ari gufasheho mujye muvuga byanyabyo n'umugabo wawe muba mufite ukuntu mwitana
sibyo niba mwitana sheri se nimba munitana sheri kandi arabizi kongera n'abandi ukajya ubabwira ko ari bari arabizi nge ndamukunda nawe wenda we nawe ariko arankunda ariko njye ibyo nzi neza 100% n'ibyanjye sibyo ubwo rero kuba nawe arabizi kuba nakwituriya ngo sheri nta kintu byamutwara nta kintu ubwo rero narayivuze aranje aramuga tumva urambabaje nshuti yanjye urabizi ndi umunyamakuru ubu urumva iyo story ishyushye yamuheramo iyo nkuru koko nyine rimwe uzamufate nabonye kugira ngo shene z'abantu zizamuke hazaho ibintu by'ibinyoma bitangira umuntu avuga ngo umva babwire n'ibindi uzubona abantu bakurikira abantu ngereka mbwesa be bise ko naryanye umuntu akubwira terega biriya bintu wamaze se byari bimeze gutatu urumva terega ntabwo igisobanuro kiza ngiye naje gusanga abantu kuri YouTube nukuri ibintu byacitse nibyo bareba sibyo ariko birango bya seriye byo kwigira seriye ngo kwigisha abantu kubabwira ibintu bizima ibintu bizima nta muntu bikeneye kandi koko nawe arabwate twiriwe mu kazi dukeneye ibintu turura mu mutwe bitari seriye ibintu bisatsa bigira gute amakuru cyangwa filime ko ibiri seriye oya nyine ikintu mbivugiye sibyo hari inkuru nyine ukora ukabona nyine bitewe n'uburyo ki wenda n'ibintu byegerejwe umutima cyane biragize donc basaba gukora inkuru abantu bari bwegereza umutima cyane oya bategereza umutima kuko iyo nkuru ibe wegereje umutima cyane ntabwo bari igihuha nyine bakunda ntabwo ibihuha banza babikunda no sika ryo bigira views ariko nge sinjya mbikora kandi gusakaza amakuru y'ibihuha ni icyaha nta nubwo ari nabyo sibyo ntago ari byo pe nanjye umunyamakuru utangaza inkuru y'ibihuha kugira ngo abone views ntago aba ari byo kuko urabikora rimwe kabiri abo bantu baraza ariko ntago biramba ni ibinyamakuru byinshi tugiye tuzi sibyo byagiye bitangaza ibintu by'ibihuha byacitse ariko bikarangira sibyo ariko iyo ukora gake gake n'abantu barakwizera njye niko mbyizera yitwa Diana Princess ndakubyiringiye kuba baragukunze ku isegonda rya nyuma bakikorera ubukwe ariko aba harabayeho kurangara Imana ishimwe ndashima Imana sabe aba harabayeho kurangara kubera yuko uburyo ukunda umuntu cyambere ugomba kubanza kuperereza iperereza ryimbitse kuri we nagomba ukamenya umuryango we ukamenya uko abayeho ukamenya amashuri yize ukamenya ibyo akora kuko ari umusore rwa kugira ngo ngewe hari no ngo niriwe muri deal sabe nako iyo nkuru indi nzayivuga nagarutse ngo niriwe muri deal ese niyo mpamvu utamvugishije agatakupa buretse gato n'itabe boss kandi nta kazi afite kandi nta kazi agira iyo nkuru nayo irahari agahita wenda yabona atajya kuguhamagara yabaye busy cyane agahita gukubita nk'ibihumbi 10 ati mva ati mbabarira unywa agacyayi wenda ngo ni 10 naryo yahuguje umuntu ati mbabarira unywa agacyayi mva nagize stress story yabaye ku mushiti wanjye ni nyinshi nagize stress nyinshi umbabarire tuzavuga ejo mwavuga nabwira tubundi muri deal ndi mu gakinjiro hari imodoka ndi kugurisha asanga umuntu nta kintu akora finaro kandi bikarangira mubanye ugasanga finaro izo babanye nawe ejo ku cyumwe hashize icyumweru umushitaza kumusura ngo runa izo ntebe ariko ndazishaka hari igihe nyiri inzu noneho aza akavuga ati rero abantu babaga hano nari narabahaye preavi umunsi wa nyuma wo kwihangana wari uyu ukarebana n'umugeni mukaboraho mukwirwa cyane rwose urumva nuko turabaha link ya chaîne y'uyu mudamu kugira ngo muze kumusapotinga nimukunda ibintu akora bajye babireba nimubona babeshya mubimwereke buriya reka nkubwire ngiye nemera abantu bagukurikira bari banyabo yego iyo ukurikirwa n'abantu banyabo nta n'imwe bajya bakubeshya yego baze barebe nibasanga ufite icyo ubwira abanyarwanda kore subscribe bagumeho sibyo yego nibasanga nta kintu ufite ubwira abanyarwanda bajye barebe bongere baveho bigende niba kore subscribe bako mujye munyumvira ufite icyo ubwira abanyarwanda ariko hagati aho ngaho yego ngiye gusoreza kuri iki kibazo njye nyibaza buri muntu nakiriye by'umwihariko inshuro ya mbere yego ni ikihe soma ubuzima bwakwigishije isomo ubuzima bwigishije Princess Diana ni irihe isomo ubuzima bwanyigishije nuko ugomba kubana na bose sibyo
hari igihe ugera ku rwego ukumva hari abantu nyine utagikeneye mu buzima bwawe bitewe n'urwego uriho, sibyo? Ariko nyamaze nta wamenye ejo uko biba bimeze. Rero tujye tubana n'abantu bose, umukire tubane, umukene tubane, tutarobanuye tuvuze ngo uyu ni umukene nta kintu mvugana nawe, kuko twese twaremwe n'Imana, kandi uwo mukene uri gusubiza inyuma hari icyo wamukeneraho. Uri umukire ariko byose ntago ubyishoboje. Uriya mukene uzamukenera aza gukupira jardin, sibyo? Uzamukenera aze wenda gukorera amasuku mu rugo, uzamukenera ni ibintu byinshi umukenera nk'umuntu, uzamukenera nk'umuntu. Rero hari abantu njya mbona ukabona barirata ku bandi, ntago birabina ari byiza. Tujye ducisha makeya, tubane na bose, haba abakire, abakize, abakennye, bose tubane kuko twese turi abantu. Bijya bihinduka reka. Wari umukene uyu munsi ejo akaba umukire. Yego. Wari umukire uyu munsi ejo agakena. Ubwo se uramutse ukennye warihenuye ku muntu we ari we noneho uri hejuru wabigenza gusa Imana bitanga bitandukanye. Hari igihe uwo nguwo Imana imuha umutima wo gufasha wundi wamuhemukiye disi. Yego, yego. Rwose ugasanga nta mutima mubi. Nta mutima mubi, ariko wowe ntuzabura ikintu ku mutima. Nagufasha uzahora ufite ikintu uvuga ati se kubera iki ntabigenje gutya mu gihe nari nshoboye, kucyanyituye neza naramwingiye naramugiriye nabi, ukumva ufite ikintu ku mutima kandi we wenda nta n'ikibazo agufiteho cyane. Ego, niyo mpamvu rero tujye tufashanya, tubane neza mu mahoro, kuko ejo ntago tuzi uko bizagenda. Ejo ntabwo uzi icyo haguhishiye uko byagenda ko. Ejo ngo ntawe uzi icyo hahatse. Yego. Kuko njya numva bavuga. Diana, reka dusoze. Wakoze cyane. Nyagasana kugirire neza. Yego. Ukomeze ufashe izo nkumi cyane cyane, nkeka ko ari bubwira nubwo uri umudamu, ariko buri inkumi uziyumvamo cyane. Yego. Donc nibo bakiri mu bantu bwira bakakumva, kubera ko nanone buri abamama bakuru wewe kugira ngo uzaba convincing. Tunijya mbona ngo ukuntu nguvanga rega ngo umugabo ngo iyo byagenze gutya ngo bigenza gutya. Ariko ariko wa mwana we harya umaze amezi angahe? Umaze amezi, twe tumaze imyaka 10 nta nubwo tumaze imyaka 20 twaracecetse, akaba yati ceceke ikibazo cyawe. Ngiye ubwirira nyine urugo. Oya ngiye n'ubundi nanjye ndacyari urubyiruko, ndacyari mutoya, sibyo? Nibo bantu nyine nganiriza cyane, nibo bantu urubyiruko. Abakobwa by'umwihariko kuko bana yanjye ndabafite baruzuye birirwa bandirira. Okay. Yeah. Wakoze cyane, Nyagasana kugirire neza, ibyiza biri imbere. Sabe, nanjye ndabashimiye pe. Nukuri, thank you so much. Ujye abantu. Ndabikunda. Urakoze cyane. Mve ko tubikunda pe. Urakoze cyane. Imana ikiguha umugisha rero n'abantu bose bareba Isimbi. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe.